meze neza. Kuri keza keza keza. Yego. Nitwa Grace. Wese nyamunguna cyane. Nyambura abona nyine isura ye ikuna akina nyine ubona ari n'umukobwa witeje imbere ntago nyine nawe ntago wabona kutamukunda. Jihorere na amatsiko ye yanyishe pe. Kuri YouTube yiwe ndavuga ati uko bisa kose ntago nyine yica no yaba ari igimbano kuko nari nsanzwe nyikurikiranaho. Rero mpita nyifata iyo nimero itanyifata nibwo nahitaga nandika. Mana we none mubimbwiye ngo turahura. Najyaga ndyama saa sita ibitotsi nabibuze. N'ubu ngubu sinigeze nanarya. Nyine nahise mbwira amabuja wanjye ndamubwira ati ya nimero njye nandikira bazamuzana Nyambira yanyandikiye. Arambwira ati rero ikintu ndi bugufashe uraza guteguze mu mujyi uze kure utsangeyo nyine uzanye n'umwana. Ubundi tujya kumureba. Biri ibintu nkunda iyo Nyambo yakinnye yishimye nikatamubabaje. Murana nanjye ndishima. Mana yanjye barumva afite ubushobozi bwo kujya muri televiziyo nikitwarwana. Hari igihe nyine ajya mubabaza cyane nanjye nkari. Meze neza. Kuri keza keza keza. Yego. Umeze neza. Umeze neza. Nitwa Grace. Nitwa Grace. Yego. Nanjye nitwa Nyamba. Cyane. Nise ni iki cyatumye wifuza wumva ushaka guhura nanjye? Numva gashaka kureba ku maso ku yandi. Nkakubwira ko mukunda turebana. Yego. Wambonye ngambwira amarangamutima yawe. Ubu umutima wanjye uri guterera nko mu birenge. Yego. Kubera iki ufite ubwoba? Rega nawe ndi umuntu nk'abandi. Ewe byihorere ntabwo uzi ubwoba ndi kumva mfite. Yego. Ese ubwoba bw'iki kandi turi kumwe? Nyine mfite ubwoba kuko nahuye nawe. Yego. Ariko ubwoba noneho wumve umeze neza utekanye. Oya. Ni mwiza kurenza kuri televiziyo. Ibyo zirabeshya. Iyi zirabeshya. Mwese umeze ute? Meze neza. Mu rugo se ni? Mu rugo ni Nyamasheke ariko mba ku Gisozi. Ngize ngo wavuye Nyamasheke. Oya. Uba ku Gisozi. Yego. Ni byiza. Njye rero ntago nyine nzi kuvuga pe. Nuko utazi kuvuga nanjye nkaba nazi kuvuga. Ubwo nyine turahuye turamenyanye. Byari ibyo. Gusa nishimiye guhura nawe, nishimiye guhura n'abantu bankunda. Iyo ndi ubona babikwandikira
ariko noneho ufite amatsiko nyine none yo kumenya se duhuye ari amarangamutima abantu nyine urumva umuntu ashobora kwandikira na telefone ariko umenya imvamutima ziwe. Iyo duhuye nyine nkareba reaction yawe, nkareba uburyo umeze nyine bitavuga wow arankunda cyane nabyo. Nanjye nishimiye guhura nawe, nahoraga mbibwira amabuja wanjye akambwira ngo umunsi umwe uzamubona. Niyo najyaga gusenga icyo cyifuzo najyaga ngitanga. Urumva ko icyifuzo cyawe kirasubijwe? Yego, Imana yagisubije. Ushimira Imana. Ni ukuyishima gusa. Yego. Ese mabuja arabizi ko wari waje guhura nanjye? Yego. Ubategereje inkuru uri bumuhereze? Arayitegereje, yahise anambwira ngo ntuhave batagufotoye kuko sinabyemera ko mwahuye. Yego. Wow, urumva ko noneho ibintu ubwo ari byiza. Uragenda umwereke baradufotora rwose, ubundi ugenda umwereke ifoto umbwira ati twahuye. Yego. Urumva ko inzozi zawe zibayemo ubu hari n'abandi nabo ubu ngubu babyifuje kuva kera na mbere yawe, ariko bo byanze ko duhura. Ariko ubu wowe nyine Imana iragufashije birabaye. Imana yabaye ko ukunda cyane nyine guhura nawe. Yabibonye. Ujye munsengera nyine Imana izajya ikomeza imblessing umugisha we mu byo nkora kujya umeze mu nkundi. Yego. Ujye munsengera? Wow, ni sawa cyane. Igihe kintu navuga nuko nishimiye guhura nawe kandi nkomeje nyine kwishimira urukundo munyereka mu buzima bwawe umunsi wakoze. Urabona ko munsanze ku kazi kuri tere kanjye gukora kiramana atankubita atambura akankubita. Nankubita buriya ndi kumwicira akazi. Nabonye kuba ndi gukina ndi kumwicira akazi. Kansubire kuri set barimo barakina no hirya. Ubwo ngubwo Imana isubije icyifuzo cyawe. Amen. Iragisubije. Bye. Ngazana ya telefone yawe badufotora ka gafoto ushaka. Bazirafotora. Mwese uruva wayibona ko ifoto tudafotoje telefone yawe. Cyangwa se ayifotora aza kuyiguha kuri WhatsApp uriya. Yego. Yego. Ndi kumva nyine meze neza ntuje, noneho natanga ajya kurya kuko nari nabuze amahoro.